Hello, twongeye kubaha ikaze nanone kuri channel yacu. Niba utarakora subscribe, ikore udushyigikire. Uyu munsi tugiye kureba imirongo yo muri Bibiliya ivuga gushima Imana. Iyo dusubije amaso inyuma, tugenda tubona imirimo itangaje Imana yakoze ku buzima bwacu. Kuba turiho, kuba duhumeka, kuba turi bazima, ibyo byose ni ubuntu bw'Imana. Imana yacu ikwiriye icyubahiro, Imana yacu ikwiriye gushimwa. Iyi rero ni imwe mu mirongo yo muri Bibiliya ivuga gushima Imana. Zaburi ya 95 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Nimuze turirimbire Uwiteka, tuvugirize impundu igitare cy'agakiza kacu. Tujye mu maso ye tumushima, tumuvugirize impundu n'indirimbo. Kuko Uwiteka ari Imana ikomeye, ni Umwami ukomeye, usumba ibigirwamana byose. Zaburi y'ijana umurongo wa 4. Mwinjire mu marembo ye mushima, no mu bikari bye muhimbaza. Mumushime, musingize izina rye. Zaburi y'103 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwa bindimo byose mwe muhimbaza izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Niba ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose. Zaburi 107 umurongo wa mbere. Nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Zaburi 7:18. Nzashima Uwiteka nk'uko bikwiriye gukiranuka kwe, nzaririmba ishimwe ry'izina ry'Uwiteka usumba byose. Zaburi ya 9 umurongo wa mbere n'uwa 2. Ndashimisha Uwiteka umutima wanjye wose, ndatekerereza abantu imirimo yawe yose itangaza. Ndakunezerererwa, ndakwishimira, usumba byose, ndaririmba ishimwe ry'izina ryawe. Zaburi 19:15. Amagambo yo mu kanwa kanjye n'iby'umutima wanjye wibwira, bishimwe mu maso yawe. Uwiteka gitare cyanjye, mucunguzi wanjye. Zaburi 28:7. Uwiteka niwe mbaraga zanjye n'ingabo inkingira. Umutima wanjye ujya umwiringira ngatabarwa. Nicyo gituma umutima wanjye wishima cyane, kandi nzamushimisha indirimbo yanjye. Zaburi ya 30 umurongo wa 5. Muririmbire Uwiteka ishimwe mwa bakunzi be mwe, mushime izina rye ryera. Zaburi 34 umurongo wa 2. Nzahimbaza Uwiteka iminsi yose, ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye iteka. Zaburi 35:18. Nzagushimira mu iteraniro ryinshi, nzaguhimbariza mu bantu benshi. Zaburi 50:14. Utambire Imana ishimwe, uhigure isumba byose umuhigo wawe. Zaburi 68 umurongo wa 20. Umwami ahimbazwe, utwikorerera umutwaro uko bukeye, niwe Mana itubera agakiza. Zaburi 69:31. Nzashimisha izina ry'Imana indirimbo, nzayihimbarisha ishimwe ry'ibyo yankoreye. Zaburi 105 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Nimushime Uwiteka, mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga. Mumuririmbire ishimwe, muvuge imirimo itangaza yakoze yose. Mwirate izina rye ryera, imitima y'abashaka Uwiteka yishime. Zaburi 107 umurongo wa 15. Abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe, n'imirimo itangaza yakoreye abantu. Zaburi 116 umurongo wa 17 na 18. Nzagutambira igitambo cy'ishimwe, nambaze izina ry'Uwiteka. Nzahigura Uwiteka umuhigo wanjye, ni koko nzawuhigurira mu maso y'ubwoko bwe bwose. Zaburi 117. Mwa mahanga yose mwe nimushime Uwiteka. Mwa moko yose mwe nimumuhimbarize, kuko imbabazi atugirira ari nyinshi, kandi umurava w'Uwiteka uhoraho iteka ryose. Zaburi 119 umurongo wa 62. Mu gicuku nzakanguka ngushimire, amateka yawe yo gukiranuka. Zaburi 136 umurongo wa mbere na 26. Nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushime Imana yo mu ijuru,
kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Zaburi 147 umurongo wa 7. Muririmbire Uwiteka, mumushimire ibyo yakoze, muririmbirire ku nanga Imana yacu ishimwe. Ingoma za mbere 16 umurongo w'8 n'uwa 34. Nimushime Uwiteka, mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga. Nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Ingoma za mbere 29:13. Nuko rero Mana yacu, turagushima dusingiza izina ryawe ryera ry'icyubahiro. Yesaya 12 umurongo wa 4 n'uwa 5. Kandi uwo munsi muzavuga muti, nimushime Uwiteka, mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo ye mu mahanga, muvuge yuko izina rye rishyizwe hejuru. Muririmbire Uwiteka, kuko yakoze ibihebuje byose. Ibyo nibyamamare mu isi yose. Yona 2 umurongo w'10. Ariko njyeweho nzagutambira igitambo n'ijwi ry'ishimwe, kandi nzahigura umuhigo wanjye, agakiza gaturuka ku Uwiteka. Yohana 11:41. Nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati, Data, ndagushimye kuko unyumvise. Abaroma 7:25. Imana ishimwe kuko izajya inkiza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Abakorinto ba mbere 15 umurongo wa 57. Ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Abakorinto ba kabiri 2 umurongo wa 14. Ariko Imana ishimwe kuko ihora iturangaje imbere, ikaduha kuneshereza muri Kristo no gukwiza hose impumuro nziza yo kuyimenya. Abakorinto ba kabiri 9:15. Imana ishimirwe impano yayo nziza itarondoreka. Abefeso 1 umurongo wa 16. Mbashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze. Abefeso 5 umurongo wa 19 n'uwa 20. Mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. Mujye mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose, mubiyishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Abafilipi 1 umurongo wa 3 n'uwa 4. Shima Imana yanjye iteka uko mbibutse, kandi uko mbasabiye mwese iteka ryose, mbasabira nezerewe. Abafilipi 4 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6. Mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose, yewe nongeye kubivuga ntimwishime. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Abakolosayi 2 umurongo wa 7. Mushoreye imizi muri we, kandi mwubatswe muri we, mukomejwe no kwizera nk'uko mwigishijwe, mufite ishimwe ryinshi risesekaye. Abakolosayi 3 umurongo wa 15. Mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe kuba umubiri umwe, kandi mugire imitima ishima. Abakolosayi 3:16 na 17. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose, mwigishanye, muhugurane, muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu. Kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora, mujye mubikora byose mu izina ry'umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Abakolosayi 4:2. Mukomeze gusenga muba maso, mushima. Abatesalonike ba mbere 1 umurongo wa 2. Mwese tubashimira Imana iminsi yose, tubasabira uko dusenze. Abatesalonike ba mbere 5:16 na 18. Mwishime iteka. Mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Timoteyo wa mbere 4 umurongo wa 4. Kuko ibyo Imana yaremye byose ari byiza, ntiharimo icyo gutabwa iyo cyakiranwe ishimwe. Abaheburayo 13:15. Nuko tujye dutambira Imana iteka igitambo cy'ishimwe, tubiheshejwe na Yesu, ari cyo mbuto z'iminwa ihimbaza izina ryayo.
Ibyahishuwe igice cya karindwi umurongo wa 11 n'uwa 12. Nuko abamarayika bose bari bahagaze bagose ya ntebe na ba bakuru na bya bizima bine, bikubita hasi bubamye imbere y'intebe, baramya Imana bati, Amen. Amahirwe n'icyubahiro n'ubwenge n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga bibe iby'Imana yacu iteka ryose. Amen. Ibyahishuwe igice cya 11 umurongo wa 15 kugeza ku wa 17. Marayika wa karindwi avuza impanda, mu ijuru havuga amajwi arenga ngo, ubwami bw'isi bubaye ubw'Umwami wacu n'ubwa Kristo we, kandi azahora ku ngoma iteka ryose. Ba bakuru 24 bicara ku ntebe zabo imbere y'Imana, bikubita hasi bubamye baramya Imana bati, turagushimiye Mwami Imana ishobora byose, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, kuko wenze ubushobozi bwawe bukomeye.